aho bigeze. Ntabwo njye naje hano kubabyinirira, kubabwira neza bimwe mumenyere uyu munsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi, muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora, mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora, kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya. Mubivemo. N'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi, kongera kwiyamamaza, kwitoza mu nzego za gavumenti, muhere ubu mubitekerezeho, urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora, cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora. Niko bikwiriye, nta kundi. Namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe, ntabwo ari igihe gusa ubirambiwe, namwe mukwiye kuba mubirambiwe. Nabyo urabizi. Yes sir. Uzi ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe. Nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi, Excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama, ndamubwira ngo meya, muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi reka muzashyireho timu imufasha, irimo abapolisi, irimo umutekano mbese bose, n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Ministry of Infrastructure, mubikurikirane. Inama nakugiriwe yize. Twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka, none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana atangiriye igihe, kuki ntacyo mwagezeho, kuki bitagaragara ko bikorwa? So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister of Infrastructure hano ninde? Minister, ibyo urabizi? Yes sir, ibyo ndabizi. Turakorana na Kigali. Nawe muraza kumbona muri iyi minsi mikeya. Nawe uraza kumbona n'abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana, muraza kumbona. Muri bantu ki murashaka kumera mute? Murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano? Mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka, mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora? Murakora iki muri iyo myanya? N'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora, mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora, nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho naho abivanye ashwe. Ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu, ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo, akaba ari byo mwigiramo, ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye. Nabyo byiteguye bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes your Excellency. Meya umujyi, icara. Urabizi nawe, njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure, ngira ngo bamwe bari hano n'abandi, nkagenda mbereka
abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi, umunsi ku wundi, icyumweru ku kindi, umwaka ku wundi, gute? Nuko mutumva ni iki? Nubwo muhagaze nabwo ntimunyumva, ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanke. Kwa watu wa aina gani nyinyi? Muri bwoko ki? Muri bantu bwoko ki mwewe? Buri kintu cyose ni intambara, ni ukusunika buri wese yitekereza ibye, yikorera ibye, iby'inshingano mufite muzivemo, nta ubaziritse mu buyobozi, nta ubaziritse. Muri ibindi mwigiramo, hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza, wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza. Buri munsi ni intambara, mukavuga mwewe twabisuzumye, twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari? Hahindutse iki mugikora intego musinya? Abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya, murahira, mufata ibendera mukarahira, mwarangiza mukigira mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye. Ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu, rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya, ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose. Ntabwo ibyo biri pasono ariho bikorerwa. Mugende mushaka aho mujya hanze, mugende mubikorere iyo, mufite uburenganzira. Ukeneye passport, ushaka visa, nzamufasha, nzabibashakira, mugende. Nuko muzamara no kugerayo aho mujya bakabagarura, akabahambiriza akabwira ati aha si iwanyu, kugira ngo nibyo muba mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hari atari iwanyu. Your Excellency, byinshi ntabwo ari amafaranga, ni ukubyumva gusa, abantu tugafatanya. Nibyo bigutumyeho rero kenshi, byakugezeho. N'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira, sinzi ibyo batwikiriza, n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki, bikagumaho bikamara imyaka. Impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki? So ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho. Okay. Ubu hagiye gukurikiraho ibindi. Ninde hano mu Bugesera? Nta message zijya zikugeraho, ariko ubwo si we wenyine. Ikibazo ndi buvuge kigera n'ahantu hose mu turere twose. Nta message zanjye ujya ubona, wenda abaziguha ntabwo bazita izanjye. Ibintu byo gukora iteka iyo unyuruye umuhanda kenshi, cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda, aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi. Ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu. Ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nk'ababwira nti nimutoragure ibyo bintu, nkahita nkagenda, nagaruka nkasanga ibindi. Icya kabiri, narababwiye hose uko bikwiye kuba bikorwa. Nza ngira ngo hari uwamenye ko nzaza hano, tangira gukoresha utuntu tumwe hari
iruhande rw'umuhanda ibintu bisa ni nk'imirima cyangwa n'imbere y'amazu aya ngaya akorerwamo ibintu by'ubucuruzi n'iki, ugasanga inzu irubatse ubundi imeze neza, imbere yayo ni ibyondo n'ibitaka kugera ku muhanda. Inzira zindi mwashyizeho zanyu zigendera ku ruhande, twagerageje kugira ngo iruhande hashyirweho imihanda, inzira z'abantu bagenderamo cyangwa amagare bikozwe neza, hose turabivuga. Ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka uraje ugeze kuri kaburimbo, imvura yagwa ikamanura amazi, ikamanura ibitaka ikaza ikabirunda mu muhanda. Ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ndabizi, Your Excellency, message zanyu zitugeraho. Imyakaga ariko n'ubu biracyariho. Hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi, uzahatere ubwatsi, ahandi imbere y'amazu, ku mihanda, hafi n'imihanda, ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse, murebe ukundi muhakora, muhashyire za pevazi cyangwa ubundi buntu, kandi birashoboka nta nubwo bihenze, kandi uko wanabikora. Na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali, nawe mparandwana nawe. Muba mukwiye kubikoresha ari abatuye aho, hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district mukahuza nabo. Ntabwo ari ukubibakorera, ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort. Ariko gutera ubwatsi haguye ubwatsi kugira ngo imirima yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza, ibyo bishaka amafaranga angana iki? Banyu bangahe bamaze guhambiriza se? Mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya, mungekuwa namwe mwarabirambiwe. Urugero, ni bande bava mu karere aho umuvumburi, project ijyana n'umuvumba? Ni bande? Haguruka. N'undi ninde? Nawe haguruka. Ndeba mufite mudahaguruka, ariko bagiye muvuga muhagurutse. Icara, ntimurambirwa no kwicara. Projet y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri, numva mbyibuka. Yagomba gukora irrigation, nibyo, igatanga n'amazi. Yes. Okay? Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe, kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri, ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi, cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje, kuko hakozwe part imwe ya irrigation, ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegeranye. Burya rero mufitemo no kwibagirwa. Ibyo nabyihoreye, atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari projet iri aho ireba abaturage, irimo components arizo zose,
ni ukuvuga ngo niyo iguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa, icyo ni ngombwa. Urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingamba nshya, ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma mwibagiwe mute? Mwibagiwe poroje mu by'ukuri, mwibagiwe poroje mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byaribagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, isaba rero ko twongera guteganya ahiva. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko mubivuze koko ahiva, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko mubivuze koko kutavugana mu byo twinenze, inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga, ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano, ntabwo mwari mubizi? Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. Ni ukuri Gute se? Mu byo twinenze Ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora amusubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari ukwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagomba gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagomba kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma wowe hari icyo wongeraho? Mwari muri he yagiye kuba muri? Murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. Ariko gerageza umpe niba usobanuro buke buvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? Ni amakosa yacu Your Excellency. Ni he? Ni ya Karongi? Ni he? Ntajya nibagirwa ihora y'umuntu. Can somebody remind me the story abayizi?
hari umuntu washakaga serivisi ni umubyeyi ugomba kubyara rwose ari hafi kubyara ari aho hanyuma agera ahantu ni hehe ariko mubwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi Karongi muri hehe ntabwo yizi iyo umugore wapfuye ubwo nawe cyo ni ikibazo uri umuyobozi w'injiji uri aho ntuzi iyo sitore igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi kuba utayizi byashoboka bite abantu bari mu kabineti twayiga urayizi yes ukomeza uhagarare yes umugore ku bintu bya mituweli ni umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri sisiteme bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi yego yes hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga ntabwo ari serivisi mbi that is criminal absolutely criminal ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi uri hariya i Karongi ntabwo iyo story urizi yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo ntabwo nabikurikiranye hari ikibazo ubwo navugaga aho nahereye abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute ubu uri hariya utazi amateka yaho niyo waba waraturutse ahandi ukajya muri ako karere kukayobora ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya ni ukugerageza kumenya iby'aho ngaho ntabwo bavuga ngo ntabwo ngewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi urajya hese noneho ubundi ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira iyo kesi yarabaye irazwi ahubwo abayigizemo uruhare sinzi aho bari hehe ubwo urasanga nabo they just walked away free Minister wa Justice ndashaka ko iyo kesi ndashaka kumenya uko yabyagenze babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira ariko abo bantu bagomba gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye naho ubundi ntacyo hakora ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi yes you have to